kuri channel ya Cycle Ministry. Ni muri iyi gahunda yo kwiga igitabo cy'intambara ikomeye. Uyu munsi wa none rero tukaba tugeze ku gice cya 5 cy'intambara ikomeye, cyigisho kivuga ibya Wycliffe cyangwa se Wycliffe. Uyu munsi wa none rero tugiye kurebera imwe mu mibereho yaranze umugabo w'intwari witwa Wycliffe, nk'umwe mu babimburiye ubugorozi, kandi umugabo watangiye bisa nkaho nta wundi yari ari guheraho, ahubwo bisa nkaho afashe igikorwa ubwe benshi batari baratinyutse gukora. Wycliffe rero yari umuntu twakwita ngo ni umuntu utangaje. Yavutse mu 1330 apfa mu 1384. Akaba ari umugabo, iyo ugerageje kureba iby'amateka ye bivuga yuko yari umufilozofe ndetse akaba umunyateolojiya, ndetse bimwe mu bimuranga nuko yari umugabo wahinduye Bibiliya cyangwa se Bible translator. Uyu munsi rero nanone tukaba turi kumwe n'umuvandimwe umutumirwa, akaba yitwa Fiston, ariko namusaba kugira ngo abasuhuze ndetse ababwire n'amazina yose abibwire, hanyuma rero twishimire kubana muri iki cyigisho. Fiston, ikaze. Mwaneza. Dukurikiye muri iki cyigisho, amazina ni Nizigimana Fiston DMC. Twaba tugiye kuganira kuri aya magambo aboneka mu gice cya 5 kiboneka mu gitabo cyitwa intambara ikomeye. Uwiteka duhamunisha twakwanzika. Nakoze kugira ngo badusengera hanyuma tugakomeza. Reka twubahe Imana dusenge. Uwiteka mushobora byose, tugushimira guhimbaje ko umubyeyi umunyebambe ngora utugirira neza ko ugiye kubwira n'ibyo cyubahiro. Amen. Uyu mwanya tugiye ku ijambo ryawe, abari twe n'abateze amatwi badukurikirana, baha umugisha wawe kandi uze gusobanukirwa muri uyu mucyo uko wawushoboye umugaragu wawe John Wycliffe, izina rya Yesu. Amen. Urakoze cyane. Rero ngira ngo nk'uko twari tumaze kubivuga, Wycliffe ni umugabo wabaye intwari ndetse ahagarariye ukuri mu bihe twabonye mu bice bibanza byitwa ibihe by'umwijima. Ngira ngo wenda batubwira gakeya ku mateka ye mu butoya ndetse n'amashuri. Wycliffe yari umuntu umeze gute, yari umuntu uteye gute? John Wycliffe yari umugabo wagize amahirwe y'uko yagize kuvukira mu muryango w'aho ababyeyi bamutoje kubaha Imana ndetse no kubaho ubuzima burangwa no kubaho mu bwisanzure, freedom of choice. Agira amahitamo kandi yisanzuyemo. Nyine magambo, ubuzima bwo kwisanzura bwari ubuzima asobanukiwe, aho umuntu Imana yamuremeye ko ubuzima butarwo gukandamizwa. Yagize umugisha rero waje no gutuma aba umwana wubaha Imana, arakura mu bigo by'aho yize mu makaminuza na za segonderi, ari umuntu urangwa n'imico yo kubaha Imana. Ibyo ngibyo byaje gutuma rero agaragara nk'umuntu udasanzwe, abantu bakajya bamuha icyubahiro bitewe n'uko nyine ari umuntu w'igiteka, mvuge gutyo, mu magambo ye atandukanye, disikuru cyangwa se mu biganiro bitandukanye yagiraga, wumva ko harimo umuntu ufite uburere akomora ku babyeyi b'Imana. Hanyuma ikindi, yaje kwiga amashuri ajyanye no kumenya amategeko mbonera, amategeko y'igihugu, amategeko y'Imana, ndetse asongerwa cyane by'umwihariko n'uburyo icyo nakwita nk'imiyoborere y'amaleta ikora. Asobanukirwa n'uburyo abaturage bakwiye kuba bagombwa ku rugero runaka n'umudendezo, cyangwa se uburyo ubuyobozi bukwiye gufata abaturage. Ibyo rero byaje gutuma agira umusaruro udasanzwe igihe Imana yamwemereraga yuko abasha kuba umwe mu bagize icyo nakwita nka kabine cyangwa se abayobozi b'Ubwongereza. Ikindi ku buzima bwa Wycliffe, ku byo waruvuze by'ibyo yize, ngira ngo ikintu gikomeye kindi cyamufashije nuko yize n'ubucurabwenge. Hano hari amagambo kuri urupapuro rwa 60 avuga ngo yigishijwe iby'ubucurabwenge, amategeko y'itorero n'iby'amategeko mbonezamubano y'igihugu cye by'umwihariko. Agaciro k'ibyo yize akiri muto kaje kugaragara mu byo yakoze nyuma. Ni ukuvuga ngo byaramufashije cyane. Wenda turaza gukomeza tugenda tubireba neza uburyo ki yagiye aba umuntu ukora ibikorwa bitari byarakozwe
mbere. Wycliffe kubera ya magambo twamaze kubona y'uburyo yagize uburere bwiza bwabasha gusobanukirwa n'umugambi w'icyo Imana y'ibintu ko umuntu agomba kubaho mu mudendezo, aho agomba kubaho ibyo nakwita nk'umushoferi w'ubuzima bwe, agira amahitamo akora. Ibyo byaje gutuma mu bumenyi yize mu mashuri aba uko twabibonye mu bunyabwenge. Ibyo rero mu kuza muri ibyo ntabwo yabonye muri ayo mashuri y'ubucurabwenge mu kumenya amategeko byatumye ubwo yabasha kwishyurwa Bibiliya noneho agira umucyo udasanzwe no mu imitekerereze ye ya gihanga, birushaho kuba bigari cyane. Imana yabyagura cyane ko n'ubundi iri gusoma neza aya mateka, ubona neza ko ashingiye ku isomo riboneka muri Zaburi y'ijana na mirongo itatu ngo wishyurirwa amagambo yawe guha abaswa ubwenge. Ubona yuko umurimo we yakoze cyane ushingiye cyane kuri iryo somo riri gusoma kino gice, icyo nakwita nkaho cyubakiye kuri iryo somo, kubera yuko ubujiji bwari buganje uwo mucyo wabashije kubona ijambo ry'Imana waramuhinduye. Kandi ikindi abona neza ko abantu batsikamwe cyane ubwo kudakoresha umudendezo bigasubiza inyuma ibintu byinshi cyane. Ibyo ngibyo bigatuma rero arushaho gushishikarira kumenya ibya Bibiliya no kwicukumbura no kumenya ubushake bw'Imana, ariko yatangiye no kujya gute kugira umurimo wo kubwiriza ubutumwa agira ngo abantu babashe gusobanukirwa n'icyo Imana yabagize gute yabayishuriye mu ijambo ryayo. Amen. Kandi by'umwihariko ngo byamushuriye ibinyoma bya Roma. Ni ukuvuga ngo ibinyoma abantu bose bari babayemo, kuko yarushaho gusoma ibyanditswe yagiye arushaho kubona umucyo, ndetse agahishura abantu ibinyoma bya Roma, ndetse agaragaza ubutwari budasanzwe urugero rw'ibikorwa yagiye akora, kuko Roma yaratinyuka, ariko kubona ibikorwa yakoze biratangaje. Wenda batubwiraho bikeya cyangwa se ukaduha urugero. Uyu John Wycliffe kimwe mu bintu anazwiho cyane muri uyu munsi, yaba abatarasomye n'inama ikomeye ariko bakurikirana amakuru y'ibijyanye n'amateka y'ubuprotesitanti, azwiho ko yarahinduye Bibiliya mu rurimi rw'Icyongereza. Kirya gihe Bibiliya zabaga mu Kilatini, mu Kigereki, mu ndimi zamenywaga n'abize cyane mu mashuri y'abihaye Imana, abayaga bayobotse ubupadiri cyangwa se ubufurere, kuko nabo baba bafite uburenganzira bwo twemera mu gihe cy'umwijima mu byiciro byabanje. Rero baba bafite uburenganzira, kandi nabwo icyo nakwita badafite uburenganzira bwuzuye bwo gukoresha Bibiliya uko biboneye. Hanyuma ikindi, uyu mugabo John Wycliffe azwiho kubasomye kino gitabo cy'intambara ikomeye, nyuma y'uko agiriwe icyizere akaboneka mu bayobozi bayobora igihugu, yagiye akora ibintu bidasanzwe mu kujijura abo bagabo abantu b'inteko nshinga amategeko, basobanurira ubuhendanyi n'ubujiji bwimakaga n'ingoma ya Kiromani yarijimishije. Niyo mpamvu niyo myaka ituri imyaka y'umwijima, kuko ntawe wemerewe gutekereza, ntawe wemerewe kugira imigambi, byose byari byabonye. Hanyuma rero ubwo burezi bwaje gutuma habaho impinduramatwara ikomeye mu gihugu, aho hagaragazwa ko hafi kimwe cya kabiri cy'Ubwongereza babashije kuba abaprotesitanti, cyangwa se batangira gukoresha icyo nakwita n'irya giprotesitanti y'umudendezo w'umutimanama. Abantu barajijuka, ibintu birahinduka mu gihugu, uburezi burazamuka. Yari umugabo we, usibye gukora nk'ibyo bikorwa byabo, hano baduha n'izindi ngero z'uburyo yatinyukaga ibyo abandi batatinyukaga. Nk'urugero nk'uburyo yanze umusoro papa yakaga igihugu cye, kuko yari umwe mu bayobozi nawe, ariko nta wundi watinyukaga kubikora. Hano kuri urupapuro rwa 61 hatubwira uburyo ki ngo mu gihe yari ashinzwe iby'iyobokamana ibwami, yarwanyije itegeko rya papa ryasabaga umwami w'Ubwongereza guha papa umusoro, kandi yerekana ko ubupapa bwihaye ku batware b'isi bwari bunyuranyije n'umutimanama ndetse n'iby'Imana ishurira abantu muri bya hamwe by'uko yatekerezaga ko bakwiye kugira umudendezo w'umutimanama. Ariko ikintu gikomeye we yatinyutse kubivuga. Ikindi ni uko yarwanyije cyane imibereho y'ibigo by'abapadiri. Ibi bigo ngo byari bifite umuco nakwita, cyangwa se hano ni nako babyise ngo wo gusabiriza. Abapadiri bagendaga baka abantu ibibabeshaho, ugasanga nyine abantu barakeneshwa, abapadiri ubu barakira,
kandi mu by'ukuri bakoragamo ikintu gikomeye gisa nk'aho ari ugusunikiramo abantu ku ngufu hatagendeye ku mutimanama, aho ababyeyi bakwaga abana babo. Hano bavuze amagambo akomeye umuntu mwigeze kuvuga mu bayobozi b'ubupadiri by'uburyo umwana yagombaga gusuzugura ababyeyi kugira ngo ajye muri ibyo bigo. Umwe mu bapadiri ngo nubwo so ukubyara yaryama ku muryango wawe wogoza amarira kandi aganya, ndetse na nyoko akambika ubusa inda yagutwise n'amabere yakonkeje, uzabatambuke maze ukomeze usange Kristo. Kubw'imvugo ya kinyamaswa nk'uko Luteri yaje kwita nyuma, yagaragazaga imico nk'ikirura n'umunyagitugu umubisha kwitwa yaba ari mu Kristo ndetse n'umuntu. Aya ni amagambo akomeye ngira ngo agaragaza uburyo ki ubupapa mu by'ukuri bwayobozaga igitugu, ariko Wycliffe ngo yagerageje kurwanya ibi ngibi, ngo ndetse avuga yeruye bamwe bageragezaga kubigorora ngo tubikosore, ariko we yerekanye ko umuzi wo kuba ibyo bigo bibaho byonyine ari ikibazo. ngira ngo bwari ubutwari bukomeye mu kiriya gihe. Kubera yuko uyu mugabo ntabwo twari ko yabanye n'Imana ubwoba, kandi ubwoba tuzi neza yuko ari imbuto iva ku mutima utarahindutse. Kubana n'Imana yarazi neza ko ubugingo bwe buri mu biganza by'Imana, ntabwo yatinyaga umuntu rero we yagaragaza ukuri kw'ibintu by'umwuga. Niyo mpamvu mu madisikuru akomeye yagiye agaragaza rwose ko adatinya ibyo bihano byatangwaga, nko kwambika imbago bagatwikwa, ubwo twagiye tubona ibintu byatambutse mu karengane kagiye kabaho. We rero ibyo yari abizi ko bigenewe abaprotesitanti n'abantu bose bigometse ku myizerere cyangwa ku nyigisho za kiliziya, ariko arazi neza ko ubugingo bwe buri mu biganza by'Imana. Ibyo rero bitwigisha ko umuntu wabanye n'Imana usobanukiwe ko Imana ariyo itegeka isi, ariyo muyobozi, isi ari n'ibirenge byayo, uwo muntu agomba kujya ku kigero cyo kumva Imana kuruta kumvira imigenzo y'abantu. Kandi ikindi hano twabonye cy'umwihariko kinakomeye, bavuga kuri ibi bigo byo gusabiriza, bavuze neza yuko ngo bagurishaga iby'umwuka. Niyo terime bakoresheje hano muri iki gitabo cy'inama ikomeye, ngo bagurishaga iby'umwuka, kandi ibyo byokozaga igihugu imivumo. Kugurisha iby'umwuka. Mbese uyu munsi icyo kintu cyo kugurisha iby'umwuka cyaba kirahari cyane. Muri iyi minsi tubona neza ko iri hame rya Protestani rigenda ryangirika kugeza ubwo ubutumwa bwamaze kuba igicuruzwa. Uyu munsi ubona yuko rwose niyo ari bizinesi ikungahaye mu isi, ni bizinesi ishingiye ku kugurisha iby'umwuka, aho usanga abantu batagishaka gukizwa mu mibereho yabo ngo imibereho ihamanye n'ubushake bw'Imana, barashaka kubaho mu buryo binjiza amafaranga binyuze mu kugurisha icyo nakwita iby'umwuka. Ibyo tubonera mu bitaramo bidasanzwe biteguwe rwose nk'ibitaramo byo ku isi, aho abantu binjiza amafaranga kandi bagiye kubwiriza ubutumwa. Ukabona kandi ihame ry'ubutumwa bwiza ni uko ari ubuntu, rigashyigikirwa n'inkunga. Ariko hano bavuze ko bwagusabiriza, kubera yuko n'ubundi byatumaga urubyiruko rwigishwaga muri aya mashuri gukora mu kwiteza imbere, ahubwo rwashikaga kuza mu bupadiri, mu bwihayimana, bakaga icyo nakwita subject, ibisonga by'imbere muri kiliziya, aho wasanga abantu batagishaka gukora nk'uko igihugu bukaba, abantu ukabona imitekerereze imico mbonera yarangiritse, urugomo, bacuzaga imbabazi muri ibi bigo, aho abagizi ba nabi bakoraga ibikorwa bya kinyamaswa. Aho nk'urugero nko muri icyo gihe nshobora kuba wenda nishimiye nk'ibintu runaka by'umuturanyi by'inshuti, nkaba namutera mu kigico nkamunyaga, nkajya gusaba imbabazi. Abantu batinyaga guhemuka kuko baba bazi neza ko imbabazi zigize gute. Mu yandi magambo, kubona ijuru byari bishingiye ku mafaranga, ikintu gikomeye cyane. kandi uyu munsi tujye tugira wenda ibisa nabyo, ariko dukeneye kongera kugaruka kuri aya mahame y'icyo uyu muvandimwe, uyu mukurambere wacu Wycliffe yagaragaje bikomoka mu bupagani. Ubupagani no kutubaha Imana, kandi uyu munsi bigenda biza gake gake bitwuse mu gusobanuka. ngira ngo Wycliffe yabaye intwari mu kurwanya ibyo binyoma. Turebye wenda bumwe mu buryo yakoreshaga mu kurwanya ibyo binyoma,
tubona ko kandi uburyo yakoresheje ntabwo bwagaragaje koko kamere y'umuntu yeguriye Imana, kuko yaravuze ati nzajya nandika inyandiko. Hano wenda dushobora gusoma ayo magambo, ni ku rupapuro rwa 63 hari amagambo avuga ngo Wycliffe yatangiye kwandika no gukwirakwiza inyandiko zivuguruza abapadiri, nyamara ntiyifuzaga cyane kujya impaka nabo, ahubwo yarashishikajwe no kwerekeza intekerezo z'abantu ku byo Bibiliya yigisha no kuba yandikishije. Uvuga ngo ntabwo igitero cyaragabye cyari kigamije kurwanya abantu, ahubwo we yaragamije gufokasinga kubwira abantu ubutumwa bwiza no gukiza imitima. Ngira ngo hano harimo n'isomo rikomeye cyane. Uyu munsi wa none iyo tumenye ukuri uburyo ki tuba tugomba kumenya intego yacu, yuko ntabwo ari guhangana n'abantu, ahubwo ni ugutuma imitima ikira, tukafokasinga ku bashaka kumenya. Igihe kinini Yesu iyo yabaga ari kwigisha yitaga kuri ba bandi batazi ubutumwa bakeneye kumenya, ugasanga arabitaho cyane. Ariko iyo yahuraga n'abafarisayo yababwiraga amagambo amwe akomeye kandi aremereye, yabaga azi yuko ibyo bashaka ni ukumutega imitego no kugira ngo bajye impaka, ariko badakeneye gukira. N'aba bakoresha urugero rw'uko imyitwarire ya gipadiri, abepiskopi, ubupapa muri rusange bari bameze nk'abafarisayo, kubera yuko ntabwo ari uko batari bafite amakuru y'ibyo bakora, ngo bari barabihisemo biganiro. Nk'urugero mu bice bizaza tuzajya kuganira, Martin Luther we yagiye asobanukirwa n'aya mahame agira ngo ni uko wenda batigeze bagera mu cyo, ubwo yagiraga rero ishyaka ryo kuzana amahame byabaye ibintu bikomeye cyane. Uyu muvandimwe Wycliffe tubona neza yuko ibi bintu kuvuga ngo umucyuje umwijima urahunga, uko bimeze nizo ntambara ikomeye, niyo mpamvu tuzi intambara ikomeye. Uko waza mu cyo kose intambara igize gute igirema kuvuga ngo umwijima wakugize gute wagusagariwe. Umugabo rero Imana yaramukoresheje, kandi uyu munsi yifuza ko dukoresha ibyo twari dukoresheje. Uyu munsi abantu bakagaruka ku kumenya ubushake bw'Imana ku giti cyabo. Ngira ngo n'ubundi buryo yakoreshaga abantu babona positions zikomeye, aho kugira ngo bazikoreshe mu kuri, bagashaka gushyigikira ikinyoma no kujyana na rubanda nyamwinshi. Ariko mu butware yari afite, mu kazi ke yari afite ibwami, ngira ngo yagiye akora n'ibikorwa bihambaye, aho hano batubwiye yuko kuri urupapuro n'ubundi yagiye kurengera uburenganzira bw'ubwami bw'Ubwongereza imbere y'ababwongeraga baturutse i Rome. Ngo amaze kujya guhagararira ambasaderi w'umwami, Wycliffe yamaze imyaka 2 mu Buholandi agirana ibiganiro n'intumwa za Papa. Muri ibyo biganiro yabashije kuvugana n'abayobozi b'idini bavuye mu Bufaransa, Ubutaliyani na Esipanye, ngo kandi agira umwanya wo kubona ibyari byihishe inyuma y'ibyakorwaga, arabyibonera n'amaso yabona kuko karagita y'ukuri ya Roma. Ariko yagerageje kubereka kuri, nubwo wenda aho kugira ngo babyumve bongeye kumurwanya, ariko mu by'ukuri ikintu gikomeye Imana yarinze Wycliffe. Imana yarinze Wycliffe, wenda niba hari ikintu watubwiraho ku buryo Imana yagiye ibana n'umugaragu wayo wakitubwiraho. Uyu John Wycliffe kubera ko yatinyutse ibyo abantu bose baratinye, byahanishijwe igihano cy'urupfu, ndetse urupfu rw'agashinyaguro ko iri gusoma neza amateka y'igihe cy'umwijima. Tubwirwa ko abantu bahimbaga kwica by'agashinyaguro bagororerwaga na Kiliziya Gatolika, bakoreshaga batoteza abaprotestani, abantu bashaka kugenda ku ihame ry'uko Imana Kristo ari umuvugizi, bagomba kubana n'Imana, nta intervention, nta mugomba kuza hagati mu mwiti n'Imana. Umugabo rero John Wycliffe yaje kurindwa n'Imana mu buryo budasanzwe. Kumva iki kintu yakoze cy'aho imisoro myinshi yakomokaga mu Bwongereza, amaze kubereka yuko ubu butegetsi, wenda kadusome nk'iparagrafi iri hejuru gatoya Yesu tumaze gusoma, kugira ngo twumve amagambo y'uburyo ibi bintu byari birebereyemo, kugira ngo tuze turebe n'uburyo Imana yamurinze ikintu gikomeye muri kino gihe uyu munsi tudashobora kumva, ariko cyari ikintu kidasanzwe kugerageza gukinisha, kuvuguruza ikintu cyavuzwe na Roma cyangwa kiri under authority yabo. Baravuze ngo Wycliffe yari umuhanga ubasha kuvumbura ikosa, kandi yarwanyije ibi byakorwa n'ubutegetsi bwa Roma ashize ubwoba.
mu gihe yari ashinzwe iby'ubukamana ibwami, ubundi yaje gukorera iby'ubukamana. Yarwanyije itegeko rya papa ryasabaga umwami w'Ubwongereza guha papa umusoro, kandi yerekana ku butware ubupapa bwihaye ku batware b'isi bwari bunyujije n'umutimanama ndetse n'iby'Imana ishurira abantu. Ibyo papa yasabaga byari byarateje abantu kuzinukwa ku buryo inyigisho zabukifuza ibitekerezo by'abategetsi bakuru mu gihugu. Umwami n'ibyegera bye bahera ko bafatanyiriza hamwe kwanga ubutware bwa papa kandi banga gutanga imisoro yabasabaga. Ibyo byahesheje ubutegetsi bwa papa, ibyo byashegeshe ubutegetsi bwa papa mu Bwongereza. Ubwongereza ni igihugu n'ubundi gikomeye cyane kuva mu binyejana bya mbere, n'ubundi nk'uko tubona mu buhanuzi bwa Daniyeli. Ukansubiza cyangwa ukuzaho iyi misoro byamuhamije ubwami rero ngo umujinya n'uburakari bwasagariye abagabo bawukwifu ndetse n'ubwami bw'Ubwongereza, ariko Imana yabanye nawe. Umwami washishikariye mu kumurenganya bita George wa 11 yaje gutanga akabyo gutyo, kuko iyo turi bakoresha bava ku bwami, nawe ni umwami umupapa yaje gupfa asimburwa n'abandi bapapa babiri. Byaje gutuma habaho amacakubiri, bararwanyana. Mu kurwanya bituma batimiriza mu kurenganya ndetse no kurwanya ubukristo kuko barahangana. Rero mu byagaragaje imiterere y'ubwami bwabo ko butagamije rwose kwimiriza ubwami bw'Imana mu isi, ahubwo ari ukwimbazaho abantu n'umutungo. Ibyo bintu Imana ibikoresha cyane cyane. Uyu munsi wa none hari abantu bumva bavuga bati hari ubutegetsi bukomeye, yaba ubutegetsi bw'ubupapa, yaba abayobozi bakomeye, umuntu akaba afite ukuri ariko akavuga ngo sinatinyuka kuvuga ngo ntahitamo. Ariko mu by'ukuri igihe Imana itarashyiraho iherezo, nta muntu n'umwe ku isi ushobora gukora ku mugaragu w'Imana. Kereka Imana ibona ko bikwiriye ikavuga ngo igihe cye kirageze. Abantu benshi bakunda gukora ibyo abandi bakoze, ugasanga nta muntu n'umwe utegereza, nta muntu ufata initiative. N'abakristo ahubwo aravuga runaka na runaka bari babikora, ariko we yabonaga ko bikenewe, arabikora, afata initiative, aravuga ati Ubwongereza igihugu cyanjye, yagiye ayoboramo ibintu bitandukanye, gikeneye ibyanditswe byera, afata n'umwanzuro arabitangira. Kugira ngo wenda tubwire gatoya ku ngorane yahuye nazo, ndetse niba zaranamuhagaritse cyangwa se uburyo yabyitwayemo muri izo ngorane. Yego, John Wycliffe yabaye mu gihe cyaho gusemura byari ibintu bitoroshye, kubera yuko urumva ku Bibiliya nk'uko mubibona muri biriya birumba ntabwo bakoreshaga hari izi mpapuro nk'uko tuzifite, bakoreshaga handwriting, bakoreshaga intoki, ntabwo amaprinta yari yakaje. Urumva rero kuzatuma uwo murimo wo gusemuza nubwo yari kubikora mu gihe kitamworoheye kirekire cyane, kuko n'igihe yabashije kurangiza kubitura gusemura Bibiliya ni igihe kigari. Rero gukora uwo murimo no kuzamultiply cyangwa se gukora amakopi menshi byari bigize gute bivunanye cyane, kandi akabikora akomeza gukora umurimo wo kwigisha, guhugura, guhagararira ubwami. Ibyo byose akabikora mu ntambara z'ugaca agabwaho na Roma, bamutumiza mu nama, mu inquisition, mu nkiko mpanabyaha bya Kiliziya, mu nkiko z'igihugu, bakagenda bamukomanyiriza mu buyobozi, akiregura. Byose akabikora byarugendo bigize gute bitoroheje cyane ukurikije uko uyu munsi tubona bimeze. ngira ngo hano banatubwiye ko yageze igihe ararwara, afatwa n'uburwayi, kandi uwo murimo atarawusoza. ngo abamurwanyaga nk'uko babivuze bahoraga bamurwanya, batekereza yuko agiye gupfa, bishimiye iyo nkuru, ngo bihutira kumusanga ku gisasiro cye, bari kumubwira ngo yihakane ukuri, ariko mu by'ukuri yaje kubabwira amagambo y'ubutwari tuza kureba nyuma. Ariko no muri ubwo burwayi nawe ntabwo yigeze ateshuka ku ntego, kuko yaje koroherwa, nyuma yaho arakomeza kugeza ubwo Bibiliya yaje kuboneka. Ngira ngo rero ubutwari uyu munsi wa none natwe turabukeneye, usibye wenda twe ntituzahindura Bibiliya kuko Bibiliya
ariko hari abantu benshi batazifite, hari abantu benshi bataragerwaho ubwo butumwa. Uyu munsi rero nanone dukwiye kugira ubwo butwari, tugakora ibikorwa n'iyo byaba bisa nkaho nta wabibanjirije w'umuhari. Ngira ngo wenda tugane kuri amwe mu magambo ngiye nakunze cyane, ntekereza ko nawe ari uko n'undi muntu wese twakwifuriza amagambo akomeye yagiye avugwa na Wycliffe mu gihe cye cyabaga gikomeye, amagambo y'ubutwari. Reka wenda mpere kuri aya aboneka ku rupapuro rwa 65, urupapuro rwa 65. Aya ngaya nari nkomoje mu gihe yari ari kurira arwaye, ndetse abanzi be bakaza bakamubwira ati dore ugiye gupfa, emera amakosa yawe maze wicurize imbere yacu ibyo wabuze byose uduharabika. Ngo yateze amatwi acecetse, maze asaba umurwaza we kumwegura aho mu gitanda cye. Yahanze amaso ye abo bari bamukikije bahagaze bategereje kumva ijambo ryo kwicuza kwe. Yavuganye ijwi rikomeye n'imbaraga byari byaragiye kenshi bituma abapadiri bahinda umushyitsi. Ati sindi bupfe ahubwo nzarama, kandi nzongera mvuge ibikorwa bibi by'abapadiri. Amen. Ngo baguye mu kantu babura icyo bakora, maze bahita basohoka muri icyo cyumba. Ubwonko niyo rero jambo y'ibikoresho kuvuga abafarisayo ko babigenzaga, ko bagiye basohoka kugira ngo nimutekereze umuntu uryamye ku buriri afite intege nkeya, ariko agatinyuka kuvuga ati sinzapfa ahubwo nzarama. Mu by'ukuri ibi biragaragaza umuntu w'Imana n'uburyo aba afite icyizere mu Mana n'ibyiringiro. Nta magambo yabonaga itarabakompisha itara yamenye Imana, yumvaga muri we ibyo yamuhaye gukora atari yarangiza n'ubwarwayi afite ibyiringiro. Ahantu mu buzima bwe niko twabyita hano, kandi baravuze ngo ayo magambo yarasohoye, nyuma yaje gukira ndetse asoza n'umurimo we yari yaratangiye wo gusobanura Bibiliya. Ngira ngo batubwira no ku yandi wenda nawe ubona twafatira urugero kuri Wycliffe. Wycliffe yagiye avuga ngo kuri ndishimye paji 37, ndishimye cyane ko mbonye uburyo bwo kumenyesha umuntu wese ibyo kwizera kwanjye, se by'umwihariko kumenyesha umukristo y'umukuru birungo nzandiko agenda abohereza yegura. Ndishimye kugaragaza ukwizera kwe byari byishimo. Yandi magambo kugaragaza uburyo we yizera ko Bibiliya yera, ndetse yuko Kristo ari we mukiza wacu, ari nawe umuvugizi wacu. Ibi byose kugenda abimenyesha abantu, ibyo bindi yibanzeho cyane mu byigisho bye, kwerekana ko Bibiliya itibeshya, ari ijambo ry'Imana rivugana natwe, ndetse no kugaragaza ubw'agakiza kacu nta muntu ukaza hagati yacu n'Imana ari Kristo. Mbega ukuntu ari ibintu binejeje, nta mpamvu dukeneye uyu munsi gusobanukirwa abantu kurwanya ubupfumu bugezweho bwo gusengesha nabwo buryo, aho umuntu yumva yuko we asenga Imana ntamwumva, aho umuntu yumva yuko hari abantu bafite autority, n'umusinzi bafite autority y'ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu bavuga ko bashobora gukoresha umugisha n'Imana akunda muringa, ariko tuzi neza yuko ijambo ry'Imana rifite ibyo byose nabyo byaremye isi byahambaye. Mwene magambo ntakirenze ijambo ry'Imana. Yego. Ijambo andi magambo twareba ni ku rupapuro rwa 67, amagambo nayo meza cyane. Ni igihe Wycliffe bari bakomeje kumuzengereza atumizwa mu nkiko ndetse yiregura. Ahangaha yatumiwe ku nshuro ya 3 n'urukiko rukuru rw'idini mu bwami bw'Ubwongereza. Ngo muri rukiko nta muntu uzajya kugirwa inyigisho bitagizuguye we, ngo aho ngaho batekerezaga ko Papa buri butsinde. Ngo iyo bajya gusoza umugambi wabo, Wycliffe yajyaga guhatirwa guhakana inyigisho ze bitari byo, agasohorwa akajyana gutwika. Urumva rero yabaga ari hagati y'ubuzima n'urupfu, ariko yavuze amagambo akomeye. Ngo yasoje agira ati mutekereza ko murwana nanjye? Ese ni umusaza nkanjye uri ku munwa w'imva? Ngo reka da, ahubwo murarwana n'ukuri. Ngo ukuri kubarusha imbaraga kandi kuzasitira. Amen. Kugira ngo
ubutwari bwa gikristo uyu munsi bwabaye ububi. turabukeneye. Ngo amaze kuvuga ibyo yasohotse mu rukiko maze ntihagira umuntu n'umwe mu banzi be utinyuka kumuhagarika. Kugira ngo rero wenda tugana ku musozo turebe impact cyangwa se ingaruka z'umurimo wa Wycliffe zabaye. Nk'uko twari twabivuzeho, Wycliffe yagize igihe kigari gihagije twamubwira akwiye iyobokamana ibitabo. Hari itorero yari umuyobozi w'iyobokamana mu gihugu kugira ngo urumva umurimo w'uburezi no ku ijambo ry'Imana umuntu yakoze igihe gihagije. Twabonye ko bagize ingaruka zisanzwe aho ubujiji muri cya gihe ubujiji bwari bwarabaye bwinshi kuko ababyeyi ngo batinyaga kohereza abana mu bigo by'abapadiri ko babaga babiha nyuma y'uko baba batarize. Ibyo rero bigatuma ubujiji bugwira, imibereho mibi ikagwira, ubukungu bw'igihugu ntibuzamuke, inganda mu buryo bwo gukora guteza imbere umuntu nabyo byaba byasubiye inyuma, imico mboneragihugu yaranditse mu buryo bwo kugira ngo umunsi bigenda byangirika bitewe n'iterambere no kugenda abantu banga Imana bayirwanya, banga inyungu yabo n'inama zabo, ahubwo bazamura ijosi nk'uko imigani ivuga, igitabo cy'imigani Salomo yanditse. Rero uyu mugabo ngo yishura ijambo ry'Imana akabigisha, akabereka uburyo ari umugambi wa Satani kuba umudendezo icyo cyarakuwe muri ubwo bwami, gusobanukirwa ijambo ry'Imana ku giti cye cya buri muntu, agakiza arakunda ku giti cye, nta muntu ufite power cyangwa ufite imbaraga zo kuba yakoresha imbabazi z'Imana zitanga, yaba Kristo y'umuvugizi wacu, nta muntu uri hagati y'umuntu n'Imana. Ibyo bintu byagiye bituma abantu basobanukirwa n'Imana, by'umwihariko ubujiji bushira mu gihugu buragabanuka hafi mu 1/2 cy'Ubwongereza ngo bakiriye ubutumwa wabo. Reba nk'ubu mu Rwanda hafi 1/2 bakiriye ubutumwa. Mbese urumva n'Ubwongereza inshuro zikubye u Rwanda rungana cyane n'abantu benshi, abantu barishuriwe kandi ibintu byabaye n'umuti yuko n'ibihugu by'amahanga yagize gutera byavuye ku isoko. Yabonyeho abo yigishije nabo bagiye bigisha n'ahandi ubutumwa burambuye kugeza. Ikindi kintu bavuze yakoze kimeze nk'icyo Ezra yakozwe yaravuye mu Burundi, gushyira amatsinda y'abavuga ubutumwa bamamaza ijambo ry'Imana. Nicyo kidasanzwe. Uburezi yatoreje abantu bajya mu gihugu hafi cyose, ari naho havuye umusaruro uri hafi cy'akabiri cyose cyakiriye ubutumwa. Imana yamukoresheje kandi iteka natwe iteka dukoresha ibintu. Kandi ikindi kinakomeye hano bavuze yuko ngo yasohotse mu mwijima w'igihe cy'imyaka y'umwijima, nta wundi muntu wigeze abaho mbere ye ngo Wycliffe ahere ku murimo maze atunganye umurimo w'ubugorozi. Ngo yahagurutse nka Yohana Umubatiza kugira ngo arangize inshingano idasanzwe. Yari integuza y'igihe gishya cyari kigiye gutangira. Kuvuga ngo icyo gihe cy'ubugorozi yabaye integuza nk'uko Yohana Umubatiza yabaye integuza y'ubutumwa bwiza. Kugira ngo rero umurimo we ni ingenzi cyane, kandi mu by'ukuri yabaye nk'usa nk'utangiza icyo gikorwa cy'ubugorozi. Ndetse hano basoza batubwira yuko inyigisho za Wycliffe zatumye John Hus cyangwa se Yohana Hus nawe tuzareba ibye w'i Boheme ngo agere ubwo yamagana amakosa menshi yakorwaga n'itorero ry'i Roma kandi yinjira mu murimo w'ubugorozi. Kwiga ibyanditswe ubishingikiriye bituma inyigisho z'umwigishwa zihuzwa n'ubwenge butagerwa. Abantu ku isi bafite ubwenge bwinshi kandi abanyamurava ndetse n'abagendera mu mahame atunganye bibahesha ubwenge butabasha gutangwa n'inyigisho ikomeye ituruka ku bucurabwenge bwa muntu. Amen. Wishimye amagambo yawe kuzana umucyo w'abaswa ubwenge. Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Dukeneye kwiga ijambo ry'Imana. Ndagushimiye cyane Fiston, kandi nawe duteze amatwi icyo Fiston ashorejeho ni ingenzi cyane. Reka dusabe Imana kandi natwe dufate imyanzuro yo kugira ngo ijambo ry'Imana ritubere umuyobozi, nibwo tuzagira ubwenge buzima. Kuko Wycliffe nubwo yari umuhanga yiga ubucurabwenge, ariko ibyo byose ntibyari kumasha kugera ku mbere ihanitse
kereka gusa kwiga ijambo ry'Imana. Kadusenge. Uwiteka Mana ishobora byose, ikibaranga kibi cyawe, ijambo ryawe ritwereka yuko tubasha kugera ku mibereho y'ubutwari bukomeye ndetse ku mibereho itanga urugero ikagira uruhare ku bandi benshi cyane nk'uko Wycliffe byagenze binyuze mu kwiga ijambo ry'Imana. Bitubashishe kandi duhe kugira ubutwari nk'ubw'abatubanjirije, izina rya Yesu. Amen.